Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero ubutumwa bwa Kibeho, tugeze ku butumwa bwa Vestina Salima, niho ejo twacumbikiye, uyu munsi rero turakomeje. Vestina aravuga ngo arabamenyesha ko iby'Imana atari itegeko, si agahato, bikora ubishaka. Ni ukuvuga ngo Imana ntishyiraho agahato, ni nayo mpamvu itajya ishaka kwemeza Bikira Mariya ku ngufu ngo mbese bariya bamupinga bamwemere ku ngufu, oya si agahato. Ibyo Imana ntabwo ari agahato, ntabwo ari itegeko, nubishaka uzabigendamo, nutabishaka uzabireka. Buriya Roho w'Imana ashatse twese yadufata akaduha ingabire, ariko ibyo Imana si agahato, yemera kandi yubaha uburenganzira, ubwenge n'ubwigenge bwa mwene muntu. Haleluya. Imana irabyubaha cyane kuko yamuhaye ibintu by'agaciro gakomeye, irangije iravuga iti ibimuhaye ni kado kandi sinzisubiraho. Kubw'ibyo rero kubera ko itisubiyeho ngo bikwambure, ikomeza kubona yuko bifite, ikakomeza kwizera no kwihanganira kugutegereza muvandimwe ugana mu ijuru. Iby'Imana rero si agahato, bikora ubishaka. Arababwira ko kurangamira iby'Imana ibereka, arababwira kurangamira iby'Imana ibereka, mwoye kurangamira iby'isi kuko nta kamaro. Arababwira ko imuri ari nyinshi ariko urumuri ari rumwe, ko namwe ubwanyu mwikorera imuri, ariko ko nta rumuri rubonesha kuruta urw'Imana yabahaye. Imuri n'aya matara tuba turiho ni imuri, mbese aya yose ni imuri, ariko urumuri ni rumwe, ari narwo rukomeye. Urumuri ni Kristo. Arababwira ko imisaraba ari myinshi, buri wese nuseka uwuhetse nuko awirengagiza kandi amaherezo umuriho. Imisaraba ni myinshi muvandimwe, nushaka ntureba uwanjye ahubwo irebera uwawe. Mu yandi magambo, haleluya, mu yandi magambo, wikwihutira gutokora igitokozi kiri mu ijisho rya mugenzi wawe, wirengagije umugogo uri mu ryawe. Ni ukuvuga rero ngo nawe ufite ikibazo, nicyo bishaka kuvuga, wikwihutira kureba icya mugenzi wawe kuko nawe uragifite. Nicyo aya magambo ashaka kuvuga. Aya magambo rero akaba ahura neza neza n'amagambo yo muri Bibiliya, ari naho Yezu atubwira yuko buri wese agomba guheka umusaraba we akamukurikira. Ni ukuvuga ngo niba twariyemeje kuba abakristo, buri wese afite umusaraba. Yesu aravuga ati yiyanga ubwe aheka umusaraba we ankurikire. Ni ukuvuga ngo umukristo wese yagombye kuba ahetse umusaraba. Bityo rero ufata umwanya wo kujya guseka mugenzi we, nuko aba yirengagije uwe kandi mu by'ukuri aba awufite. Arababwira yuko igihe kibashirana kandi kitazabagarukira ngo mubone kwicuza. Niko abanyarwanda bajya baca umugani ngo igihe cyahise ntikigaruka, kandi buri igihe kirihuta. Iyo umuntu atumvise impuruza ngo yicuze, ni ukuvuga ngo igihe kiba kiri kumucikana. Arababwira ati ninde umenya ikiri mu mutima w'umuntu atari uwo nyirawo aweretse. Aranababwira ko ugomba gukurikiza iby'Imana ibabwira, mukareka kwishingikiriza ku byanyu cyangwa ku by'abandi mubona. Abantu rero bakunda guhagarara ku byabo, bagahagarara ku bumenyi bwabo, bakavuga bati nibiriya, ariko Bikira Mariya arababwira ati mujye mugerageza no koroshya mwumve n'iby'abandi. Arabasaba gushishoza ngo murebe mu byo avuga icyo ababeshyaho. Niba mubona babeshya, nimukurikire urumuri Imana yabahaye, ruzabayobora rubageze ku gushaka kwe. Ntacyo ababeshya rero, Bikira Mariya ntacyo atubeshya, kandi muvandimwe nawe urabizi ko ntacyo atubeshya. Niyo mpamvu akubwira ati kurikira icyo Bikira Mariya yakubwiye. Kubw'ibyo rero nahera aho ngaho mvuga nti ujya byose bimubonekerwa, ndumva nta nyungu yari afite mu kuvuga ibi ngibi, kuko atavugaga ngo nimwumve ibyo mbabwira mu nkurikire, oya, ahubwo Bikira Mariya arabasaba
arabasaba gukurikira ibyo ababwiye ngo mukareba niba koko hari icyo ababeshya, kandi koko iyo urebye usanga ijuru ritabeshya. Ngo arabasaba gushishoza ngo murebe mu byo avuga icyo ababeshyaho, mushishoze, kuko hari ushobora kuza yiyitirira Bikira Mariya kandi abeshya. None nimushishoze murebe ese hari icyo ababeshyaho. Niba mubona babeshya, nimukurikire urumuri Imana yabahaye. Ahangaha rero nanjye nkagaruka nkavuga ni muvandimwe, nutekereza ko izi ngabire hari icyo zikubeshyaho, igire ku mavi wisengera Imana yo mu ijuru, igire muri chapelle ushengerere, n'ubundi ntuzabura icyo ukura ku Mana, sibyo? Aho kwirwa utera impaka, kwirwa ijya impaka n'abantu bazanye ubutumwa bw'Imana, ahubwo isengera Imana yo mu ijuru kandi uyizere izagufasha. Arababwira ko umwana w'Imana ari ukurikiza ubutabera n'ukuri. Ubutabera twabuganiriyeho n'ukuri, ubu ni ukuvuga ngo la justice ni uko kuri nyine, mu butabera bw'ukuri. Ukuri ni ukuvuga ngo hari kwa kundi amategeko agonga abantu twarabivuganyeho, ariko hari nuko twashyiramo natwe ubwenge bwacu tukumva igikwiriye, tukareba ukuri. Arababwira ko Imana ibahamagara buri munsi. Arababwira ko ukuri k'umukristo ni intwaro y'umukristo y'umwana ushaka kuba uwe ari ukwemera rero. Arababwira ko imibabaro itangwa n'ijuru yoroshye kuruta iy'isi. Ahangaha niho rero Yezu yambwiye ngo nkubwire muvandimwe, ngo ese ko wirukirira shitani iyo wibwira yuko shitani iramutse kwigaragaje waneshobora no kuyirukaho? Muvandimwe urananirwa iby'ijuru, utekereze ko ibya shitani ari byo bizakorohera? Ntabwo wabishobora. Arababaza ati ko umwana w'Imana yababariye muri iyi si, mwebwe mugahunga imibabaro muzababe mute? Ibi si byo tumaze iminsi tuganira, muzababe gute niba mudashaka guheka imisaraba yanyu? Arababwira ngo mureke kwegamira ibitabahumuriza, mwirukire igiti cy'ubuzima. Ibitabahumuriza ni ibihe rero? Hari ibintu byinshi bica intege mu isi, ntabwo ari byo mugomba rero kureba, ahubwo nimurebe ibituma mukomera, bituma mugarura ubuzima. Nicyo giti cy'ubuzima. Mugarure ubuzima, mugarure imbaraga, naho kureba ibiguca intege buri gihe, ibyo shitani ikomeza gushyira imbere yawe, ikakwereka ko nubwo wiga ntacyo uzigezaho, nubwo wabyaye abana bawe ntibazakura, nubwo bakuze ntacyo bazakumara, igahora ikwereka ibyo ngibyo. Wowe reba ku by'Imana yagukoreye, maze biguha icyizere ko n'ibyo ngibyo uri kureba imbere yawe nabyo bizarangira. Arababwira ko nta munyabwenge n'umwe ushakashaka Imana, ko indimi zabo ari ubumara. Abiyita abanyabwenge b'isi ntabwo bashaka Imana, bazi ko Imana bari bakeneye bayishyikiriye n'ibyo ngibyo. Hari umuvandimwe twigeze kuganira, yize mu Burusiya, arangije rero buri hari ibihugu mbese birimo ubuhakanyi bukomeye cyane. Noneho rero yize mu Burusiya, ariga ariko araminuza pe. Arangije agaruka, baramubwiye ko nta Mana ibaho, yicara azi ko nta Mana ibaho, kandi azi ko nta Mana ibaho kuko akaba ashoboye akazi, agakora ibintu byiza cyane, ariko nta Mana ibaho kuri we. Igihe cyarageze Imana iramwiyereka, ariko yamwiyeretse mu bintu bikomeye cyane. Iragenda imwiyereka ko ariyo Mana. Muri uko kurwara abantu bamubwira bati wasenze Imana kuri bucya, ati nta Mana iriho, ati njyewe nimukambwira ibyo Mana, ati nta Mana. Igihe cyarageze, niwe wabitubwiraga, ati igihe cyarageze numva ngomba gusenga Imana. Ndavuga ngo Imana ngomba kuyishaka byanze bikunze. Yashatse Imana, arakomeza ararwara, ati iyi ndwara abantu bayirwaye bose barapfuye, ariko we uyu munsi Imana yamuhaye kuba kiriho, nubwo agendera mu kagare ariko aracyariho. Noneho rero uyu munsi gwatanga ubuhamya avuga ati icyitwa ubwenge bw'isi, ati namanjwe, ati igihe nari narize mfite amashuri yanjye, ati numvaga ari nge mugabo, ari njye ndiho, ariko uyu munsi namaze kubona yuko ntacyo bimara.
ntacyo bimara muvandimwe, ntacyo bimara, ubibona ubireba gutyo, ariko iyo Imana yamaze kugukunjakunja iminsi yawe yamaze kwegeranwa, n'ukuri bya bintu wishingikirijeho bihinduka ubusa. Maze rero indimi z'abantu bameze gutyo ngo ni ubumara. Ubumara ni ukuvuga ngo ni ikintu gifite mbese cyica, niko navuga. Arababwira ngo mureke kwihenda, kuko ibyo mukora byose nta na kimwe gihita kitanditswe. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, kandi nanjye nkora mbabwira, mbese aya magambo ararezima audio zose hari twabayemo n'ibiganiro birebire twabayemo. Arababwira ngo mureke kwihenda, kuko ibyo mukora byose nta na kimwe gihita kitanditswe. Iri jambo uvuze rirandikwa, amarira uriza arandikwa, intambwe uteye irandikwa, nta kintu na kimwe. N'ahandi wibwira ngo ndi kuvuga amagambo y'impfabusa, burya bari kwandikwa. Iruhande rwawe hari marayika uhora mbese ari maso ntasinzira, ahora yarujistira akana kariko kose ukoze. Filime y'ubuzima bwawe yose aba arimo kuyifata. Iyo rero ubuzima bwawe burangiye hano ku isi, azinga ya filime yawe akayijyanira Imana. Hari ukuntu rero abantu wenda twita abapagani bavuga ngo filime yizinze, ashaka kuvuga ko runaka yapfuye, filime yizinze. Nibyo ibirangiye ikajya guhabwa Imana, noneho ya filime iyo imaze gutangwa ubuzima buba bwarangiye. Ubwo rero ubona filime nka kuriya tureba amafilime y'ubuzima, mbese filime kuri uyireba niko uba uri kwibona ari wo acteur principal, ari wowe. Ukabona aho wagiye, ukabona amagambo wavuze, ukabona aho wagiye ucika intege, ukabona aho mbese byose uba uri kubireba imbere yawe nka filime. Ntabwo ushobora kubihakana kuko uba uri kwireba. Ubwo se wahakana ko utakoze kandi uba ubibona? Ubwo rero aratwibutsa yuko tutagomba kwihenda, kuko ibyo dukora byose nta na kimwe gihita kitanditswe, kandi nyuma y'igihe bya bindi bizagaruka bize kudushinja no kudushinjura. Kubw'ibyo rero ngewe numva nabwira buri muntu ni gerageza gukora ibikorwa byo gukiranuka, kuko nibyo bizagushinjura. Arababwira ko nta madini ari imbere y'Imana, ku idini iri imbere y'Imana ari ikoresha ukwemera kandi abantu bose bagakundana. Ibi nibyo tumazemo iminsi. Byaranangaje ku cyumweru ubwo mu misa padiri yatwigishaga, ntago byanangaje cyane, ariko byaranshimishije ko burya roho utubwira n'umwe. Ni nabyo padiri nawe yavugaga, avuga ati kiliziya ntabwo ari aya matafari. Aya matafari ubu yafashe ukayarunda hariya, yaba ari ikirundo kiraho gusa, ariko Imana yahaye abantu ubwenge bwo kuyashyiramo, agafasha amatafari hagati kugira ngo havemo inzu dusengeramo. Ariko iyi nzu ntabwo ariyo ifite agaciro kurusha abayisengeramo. Ibyo narabibabwiye bavandimwe, nabivuze igihe kirekire, igihe twaganiraga cyane cyane ku gutanga amaturo, tuvuga ukuntu kiliziya atari amatafari, atari inzu kurusha uko ari abayisengeramo. None rero Bikira Mariya atumye uyu mubonekerwa ati, arababwira ko nta madini ari imbere y'Imana, kandi ibi nibyo tumazemo iminsi dusabira ubumwe bw'abasenga. Abasenga rero nibahurize hamwe batagombye kureba ku idini, ngo ngewe ngo ndi umugatolika, undi ngo ngewe ngo ndi umurokore, undi ngo ngewe ngo ndi oya. Nta dini riri imbere y'Imana, kuko buri dini ryose rifite umugeni. Uzarikiranukiramo azajya mu ijuru, utazarikiranukiramo azarimbuka. Kabone naho waba usengera mu idini se mvuga irihese rishashagira, hari sinzi niba hari za shining church, izo rero ntabwo arizo zizajya gushining imbere y'Imana. Niba udashininga wowe ubwawe mu bikorwa byawe, ntabwo imbere y'Imana ntabwo uzagerayo rwose. Haleluya muvandimwe. Ubwo rero irebera ibikorwa byawe, ngo kiretse idini iri imbere y'Imana nikoresha ukwemera kandi abantu bose bagakundana. Nibyo tumaze iminsi dusengera, urukundo mu basenga. Urukundo nirwo ruzaranga ko turi aba Kristo. Ni ukuvuga rero ngo ufite urukundo aba ari uwa Kristo, udafite urukundo aba atari uwa Kristo.
Ibyo ni ibintu bisobanutse kandi byumvikana. Ngiryo idini rero riri imbere y'Imana n'iry'abakristo, ni ukuvuga ngo abemeye kumesa amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Abo nibo bafite idini ry'ukuri, ari ryo dini rya Kristo. Arababwira ko imisaraba y'Imana ishimisha kurusha imisaraba twihamagariye. Impamvu rero nanjye ahangaha nahasobanura impamvu imisaraba y'Imana ishimisha, nuko byibuze ubuvuga uti nyuma y'iki gihe nzahembwa, nzagororerwa. kandi ni koko urababara nka kurya kwa Yobu, ukababara ukagera mu ndiba y'umubabaro, ariko ukagororerwa, ukongera ukazamurwa. Ntabwo ari kimwe n'imisaraba twihamagarira. Uburyo umusaraba wihamagariye uragusufuza kandi nta n'ikimana ikwandikira, kuko ni wowe uba wabyiteye. Niyo mpamvu rero Bikira Mariya atubwira ko imisaraba y'Imana ishimisha kurusha imisaraba twihamagariye. Iyo twihamagariye niryo twitera kubera kwiyemera, kwihagararaho, tukagera ubwo twikururira akaga. Ako rero ntago tugahemberwa, kuko tuba tugomba kukabamo n'ibyo tuba twikururiye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana murizi ngo ntakurwa urutozi, kandi ngo uwiyishe ntaririrwa. Niwo cyane cyane nashakaga kuvuga, uwiyishe ntaririrwa. Iyo umuntu yiyahuye, uzarebe burya abantu bashyingura umuntu wiyahuye niyo yabaga ari umuntu mwiza, ubona abantu babuze icyo bavuga kandi no kurira bikabagora. Bavuga se ubuzima atashatse atakunze, twe turabumukundira. Ugasanga nyine mu by'ukuri ntago byakunze. Arababaza igituma mukunda ibyiza Imana ibaha, ariko imisaraba ibahuza n'Imana mukayanga. Muzashyikira Imana munyuze hehe rero? Aya ni amagambo yo mu gitabo cya Yobu. Kuki abantu bakunda ibyiza Imana ibaha, ariko akaga kaje umusaraba Imana igwaye ukawanga, uzahura n'Imana ute? Mu ngingo 10 ziri ikibeho, umusaraba ugarukamo kenshi. Aba babonekerwa bose kuva twatangira kugeza aha tugeze, bose bagaruka ku musaraba kandi bose bawuvuga kimwe. Ntago bavuga ngo arababwira ko agiye kubakuriraho imisaraba mutazongera kuyiheka, ahubwo aravuga ati niba mutishimiye umusaraba, murabona muzahurire n'Imana hehe? Arababwira kugendesha amaguru kuko ari yatambuka, kurebesha amaso inzira munyuramo kuko ari yabona, ariko imitima yanyu igenda isingiza Imana. Vuga ngo igihe ugenda muri wowe Imana ibiri gusingizwa, ni wicara usingiza Imana, n'ubu uri kugenda mbese muri make amaso umubiri bigaragare nk'ibiri ku isi, ariko umutima muri rozari. Nibyo bya bindi nakubwiye muvandimwe, ushobora kumesa uri kwivugira rozari, ushobora guhinga uri kuvuga rozari, ushobora gukoropa uri kuvuga rozari. Mbese muri make umubiri uba uri gukora ya mirimo, ariko umutima uri hehe? Ku Mana. Arababwira ati se abababwira ibyo batumva ko mubita abasazi, kandi ibyo bababwira ari byo namwe mwiyiziye. Ati mwebwe bazima, nimuhaguruke noneho muvuge ibiri ibinyakuri, maze iby'abasazi mubyihorere. kandi koko ariko nk'ubu ngubu ndakora izi audio, wenda ukavuga ngo ariya mutambwe ngo n'umuteka mutwe ngo mbese bya bindi, nk'uko n'aba bana babonekewe ikibe babisa abasazi. None wowe ubita abasazi, wowe uvuga ko ari ibiteka mutwe, wowe uvuga haguruka, wowe uvuge ibiri ukuri biruta ibyo bariya bavuga. Ariko ikiri cyo nuko uwo murimo w'Imana utagomba guhagarara. Nicyo Bikira Mariya yavuga. Hanyuma niba mufite umutima ukunda Imana, nimukorera Imana mu buryo bundi Imana yaberetse, atari ubwo kubasaba kwihangana no kwemera. Usanga nyine abantu bakunda kubwira abantu babonekerwa mwihangane, mbese muri make ukamubabaza, ariko ukumva ko agomba kwihangana, ukumva ko umushyize kuri uwo musaraba witwa kutegereza. Noneho Bikira Mariya akababwira ati none se niba bari kubeshya, mwe mwavuze wenda ibiri byo mubarushe gukora, ariko kandi mukore. Abavuga ukuri murabita abasazi, none murashaka se ko bigenda biti? Uje kubwira ukuri uramwita umusazi,
none se abantu bose baceceke, ingoma y'Imana iceceke se? Ntabwo byakunda. Noneho niba wowe umwise umusazi, haguruka mu mwanya we wowe uvuga iby'abazima, ariko habeho ingoma y'Imana yamamara. Nicyo ngicyo Bikira Mariya yavuze kibeho, sibyo? Ibyo bintu urumva atari byo muvandimwe? Kugeza ahangaha tuganiriye, urumva atari byo koko? Umuntu araza kuzaniye ubutumwa ngo ni umuhanura b'inyoma. None utari umuhanura b'inyoma ninde ngo umuyoboke? Ariko kandi ukorera Imana. Uko biri kose ugomba kumenya ko ari igihe kizagera urugendo turimo rugahagarara, urugendo rwa hano ku isi. Muvandimwe ugana mu ijuru, niba ruzahagarara ugeze hehe? Ese uzajya hehe? Wa marayika nakubwiye uguhoraho azatanga iyihe raporo? Umuntu araza akakubwira ati nyamara Bikira Mariya yabonekeye abantu aha yavuze ibi n'ibi, ngo reka ngo ibyo ni iby'abasazi. Ntubyise ibisazi, iby'abazima ni ibihe? None se ujya mu misa? Reka ntago nabona umwanya wo kujya mu misa. Padiri we si umuntu? None se wagiye kwa pasiteri? Reka pasiteri bariya abapasiteri uzi ko baba bataranize. Niba na padiri aba yarize, pasiteri nta nubwo aba yarize. Bariya abantu bajya kwihangisha ngo Imana ngo yababoneke, bariya ni abatekamutwe. Ugasanga kwa pasiteri ntugerayo, kwa padiri ntugerayo, mbese uri umuntu uraho. None niba abantu bose ubise abanyabinyoma, ukuri ni ukuhe? Noneho niba ukuri kuri muri wowe, kugaragaze. Ujye hari uvuga uti ngewe ukuri kwanjye nuko nguko, reka namamaza Imana nkoresheje ibyanjye. Ariko ukore, uraca intege abakozi b'Imana, ariko kandi nawe ntushake no kugira icyo ubarusha. Nicyo ngicyo Bikira Mariya yavuze abitumye Salima. Arababwira ko ibimuga aho biri hose byishimye kandi ko bisingiza Imana bidashobora kugenda. Atese nkamwe koko b'amaguru mazima, muzacura iki umunsi Imana yababajije uko mwatabaye abandi? Rwa rukundo rugomba kuturanga. Wowe ufite amaguru, ntabwo uri akamuga, ntugendera mu igare, nta nubwo ugendera kumva gwenda ngo uzavuge ngo Mana nabuze uko njyayo, amaguru yawe ni mazima. None uzavuga iki igihe Imana izaza guca urubanza ihereye ku maguru yawe? Abo utatabaye uzavuga ko wananiwe kubatabara kubera iki? Ngewe urwitwazo rwanjye maze iminsi nduvugane, nta modoka ngira, ariko se nta n'amaguru ngira. Vadimwe ugana mu ijuru, nyamara nta rwitwazo ku bantu bagana mu ijuru. Ngewe mvuze urwanjye kandi urabuzi nawe ufite urwawe, n'undi afite urwawe, ariko si ninzitwaza ariko zitariho, zitakagombye. Mu gihe cyashize rwose nari niyicariye iwanjye mu rugo, ngiye kubona mbona umuntu ugenda yicaye, nta maguru afite, yicaye rwose, mbona yinjiye ahangaha rwose, afite igihimba cyo hejuru, amaguru ntabwo yacitse, ahubwo bigaragara ko yavutse ariko ameze rwose nta tuguru, n'utuntu tw'amafuti. Hasa hano rwose ni umuhamya wa Yehova rwose, abari gukora ubutumwa bw'Imana, agenda mu rugo mu rundi, urugo ku rundi, agenda avuga ubuhamya bwa Yehova. Noneho mubonye ndavuga nti Nyagasani, uru rubanza ruzafata benshi. Kubona n'umuntu utagira amaguru yemera kuzenguruka ari kuvuga ubutumwa, ariko abafite amaguru bakaba biryamiye, ahubwo mu gitondo ku cyumweru ugasanga abantu aribwo bafashe umwanya wo kujya gukora siporo, bakirirwa muri siporo rwose bananura iyo mitsi. Muvandimwe ugana mu ijuru, ntabwo ari bibi wenda kunanura imitsi, simvuze ngo siporo iveho, ariko yikora unakorera Imana muvandimwe. Ugasanga akanya wabonye nako ku cyumweru ko kujya kwigira rwose, kwinezeza, kwigira byiza, mbese gutaha amakwe n'icyo gihe, gusenga nta mwanya, ahubwo n'umwanya wo kwishushisha neza, ukanaruhuka bihagije kubera ko ugiye gutangira akazi ku wa mbere. Ukubuza kuruhuka, ariko ruhuka wasenze. D'ailleurs ni nacyo Imana itubwira, kuko ni umunsi wo kuruhuka, ruhuka. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ubu butumwa bwa Bikira Mariya buratureba, naho tutakwemera uwo bwanyuzeho, naho tutakwemera ko Kiliziya itamwemeje, ariko ubu butumwa burakomeye, ngende umva bukomeye cyane. Kandi ubu butumwa burasa neza n'amagambo tumazemo iminsi tureba muri za audio zinyuranye, tureba uburyo tugomba gukorera Imana. Ubu butumwa busa naho bugenda bunyura muri buri audio, kandi ama audio siko tuyakora dukoresheje Bibiliya. Bivuga iki rero? Ntago ubu butumwa butandukanye n'amagambo ari muri Bibiliya.
ubwo rero turakomeza kuko ntago turangije. Muvandimwe mwiza, ukomeze utega amatwi wumva aho utsindwa, aho Bibiliya igutsinda, aho ubutumwa bugutsinda, ni wowe ugomba kwikosora. Reka dukomeze rero dusome. Arababwira ko mugomba gutinya amaso mutabona. Gutinya amaso tutabona rero ni ukujya uzirikana iteka muvandimwe ko hari ijisho ry'Imana rihora rikuriho, nk'uko nakubwiye marayika aba kuriho afirima afotora, kandi filime yawe ikaba izashyikirizwa Imana udashobora no guhakana ko atari we wabikoze. Ubwo rero Bikira Mariya aratwibutsa anyuze kuri Vestina ko tugomba guhora dutinya ijisho twebwe tutabona ariko ryo ritubona. Arababwira ko abajya mu ijuru ari abarikoreye. Arababwira ko amasengesho agendana n'ibikorwa. Ibyo tumazemo iminsi dusabira ubumwe bw'abasenga, kuko amasengesho cyangwa se abanyamasengesho batagira ibikorwa byiza byo gushyira hamwe, bundi ntacyo biba bimaze. Amasengesho rero agendana n'ibikorwa. Arababwira ko abiyemeza kandi ibyo ababwira ari byo babona banumva ari ugusuzugura, ko abavuga ko nta byaha binabamo baba bise Imana umubeshyi. Arababwira gusaba kwemera ububi bwanyu. Ni ukuvuga rero ngo arababwira abiyemeza kandi ibyo ababwira ari byo babona banumva ariko bagasuzugura. Ni ukuvuga ngo hari abantu abwira akabemeza bakanabibona ariko bakanga bakasuzugura, bakavuga ko nta byaha bibonamo. Ni ukuvuga ngo babandi biyita intungane. Mbese Bikira Mariya akakubwira ati nyamara ngaha kosora, ukumva ko we nta cyaha ufite. Abo ngabo rero barasuzugura. Arababwira gusaba kwemera ububi bwanyu. Ni ukuvuga rero ahangaha n'ikinyarwanda hari ukuntu cyanditse wenda mu buryo budasomeka neza, urajya ubyihangana wumva ntasoma neza, ariko icyo ashatse kuvuga abantu nibemere ububi bwabo. Ni ukuvuga ngo wemere ko uri umunyantege nkeya, wemere ko ushobora gukosa, bityo wihatire gukosora. Arababwira kudakorera iyi si kuko batayiguze, batazayihamamo, ko muri mu icumbi kandi mukiri mu rugendo. Ibyo ngibyo rero turabizi, nacyo ijambo ry'Imana rikomeje kudukangurira. Arababwira ko uwitwaza inkoni y'ukuri isindagiza abavunitse ni inkoni iyobora abatabona, naho rero abitwaza inkoni zijya kurimbura abandi, izo atari inkoni z'ukuri. Ni ukuvuga ngo igitumye uhagurutse, ikikuraje ishinga kibi cyo gutabara abandi, kibe mbese kwitwaza inkoni ntabwo ari ukuvuga kugenda witwaza akabando gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo wishingikirijeho, icyo ufashe buriya kwitwaza inkoni ni uburyo bwo kugira ngo nugera ahantu bikomeye ibashe kugufasha. Ni ukuvuga rero ngo icyo utekereza kiri bugutabare kiraba ari icy'ukuri, kiraba ari icyiza, udateganya ko uri buze gukora ikibi ngo ikiba ari cyo kiza kugutabara. Nicyo bishatse kuvuga. Arababwira yuko abamurikira ntimugende kandi umwijima wacura mugasiganwa. Bikira Mariya buri gihe aratubwira, ugasanga nyine icyiza kiragoranye. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo icyiza ntitugikurikira ariko ikibi tukakiruka inyuma turi benshi. Nicyo bishaka kuvuga. Arababwira ko Imana yabahaye amaso ngo aho mugiye hose ibyo mubonye mubyiganire abandi batabashije kubibona. Ni ukuvuga rero ngo twebwe tubereyeho kurebera abandi, kuko amahirwe wagize, mu yandi magambo amahirwe wagize muvandimwe, hari abandi batayabonye. None rero niba waragiriwe ubuntu bwo kuba ugeze aho ugeze, ujye wibuka ko hari n'abandi batahageze. Noneho ayo maso yawe arebera abandi, ayo maboko yawe akorera abandi. Mbese muri make icyo uronse kubera amaso yawe, icyo uronse kubera ubwenge bwawe, ntikibi cyawe gusa, ahubwo uheho n'abandi.
ibyo rero ntago bitandukanye n'ukuri n'ibintu tumazemo iminsi tuganira. Ubutumwa bwa Vestina n'ubwa mbere mbusomye pe, numvaga abantu bavuga ngo Vestina yarafite ubutumwa bukakaye ngo bukarishye, ariko sinari narigeze mbusoma. Ndashima Yezu rero utumye mbusoma, ariko nkaba mbusomye rwose ziriya nyigisho zaragiye zitambuka. Mu by'ukuri ibyo biri muri ubu butumwa hamwe n'ubundi twasomye ntabwo bitandukanye n'ibyo tumazemo iminsi muri za audio. Arababwira ko usindagira ari ukeneye kubona umusindagiza. Nibyo koko, umuntu gusindagira ni umuntu kugenda buhoro, umuntu uri umunyantege nkeya. Mbese uwo munyantege nkeya niwe ukeneye umuntu umufasha kugira ngo abashe gutambuka. Ni ukuvuga rero ngo abasindagiza abantu dukwiriye kumva ko bagomba kuba benshi kandi bagakora uwo murimo babyishimiye, kuko abasindagira barahari, ahubwo bakeneye ababasindagiza. Arabwira urubyiruko ko yifuza ko rumubera indabo nziza hano ku isi. Urubyiruko rero rurabwirwa, ariko urubyiruko muri rusange, abantu benshi, ibihugu byinshi birarira kubera ko usanga imbere h'urubyiruko hatari kugaragara. Urubyiruko rwinshi rwibereye mu biyobyabwenge, urubyiruko ruri mu bihugu byateye imbere bibereye mu kintu cyitwa ubuhakanyi. Ni bake cyane bakemera ijambo ry'Imana, ni bake cyane bakiri mu masengesho, abandi barajugunye ntacyo bibabwiye. Bityo rero Bikira Mariya akabwira urubyiruko rwo ku isi yose, ntabwo abwira urwo mu Rwanda gusa, bagerageze kumubera indabo nziza. Indabo nziza ni ukuvuga iki? Abana beza bakora ugushaka k'umubyeyi. Arababwira ko ihame ry'ukwemera ry'ukuri ari Kristo. Uwemera Kristo yemera nuko yabaye kose. Ihame ry'ukwemera ni Kristo. Wumva Bikira Mariya ntabwo avuga ngo ihame ryo kwemera ni njyewe, oya, ni Kristo. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya aratuyobora kuri Kristo, kandi umwana wa Kristo yemere no guheka umusaraba. Niryo hame ryo kwemera. Kwemera kwacu ni ukwemera Kristo, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu, kandi tukemera kugendana nawe cyane cyane mu nzira y'umusaraba, kuko wa musaraba ni wo gakiza kacu. Haleluya. Vestina yavuganaga na Bikira Mariya, Bikira Mariya akajya amubwira, we agasubiramo ngo arabasaba. Ubwo urumva ko ni Yezu arabasaba, arababwira, arashaka ko. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya yari ari kuganira na Yezu, noneho Yezu akamubwira ati ndashaka ko bagira gutya. Bikira Mariya akabibwira Salima, akamubwira ngo arabasaba ko mugenza gutya, nawe agasubiramo ngo arabasaba ko bigenda gutya. Ni ukuvuga rero ngo Yezu yabwiye Bikira Mariya, Bikira Mariya na Yezu babwiye Salima, noneho Salima nawe abwiye abari ikibeho. Abari ikibeho rero batariho uyu munsi, batakiriye uyu munsi, kubera ko nta mabonekerwa kihabera, kubera ko Salima yapfuye, ariko abari ikibeho uyu munsi ni batwebwe, ni wowe nanjye muvandimwe. Aya magambo ya Salima rero birasaba ko tuzajya tuyasoma tunayasobanura, kuko arimo navuga ngo arimo ubuhanga buhishe cyane. Mbese birasaba kuyinjiramo kugira ngo turusheho kuyasobanukirwa. Arababwira rero ko ihame ry'ukwemera ry'ukuri ari Kristo. Uwemera Kristo yemera nuko yababaye, nuko yabaye kose. Uwemera Yezu rero yemera n'ubuzima bwa Yezu bwose. Arabamenyesha ko mugomba guhora muhambiriye ibyanyu, kuko inzira ibaye ngufiya. Imana nibahamagara mutazasubira inyuma kugira icyo mufata, nka Mukaroti wasubiye inyuma nuko agahinduka igishinga cy'umunyu. None rero muvandimwe, ngo arabamenyesha ko mugomba guhora muhambiriye ibyanyu, guhora mwiteguye, kuko inzira ibaye ngufiya. Ahangaha rero ntabwo wasobanukirwa ngo bese bishatse inzira ibaye ngufiya, ni ukuvuga ngo ntabwo ikiri ndende, urugendo ntabwo rukiri rurerure, ni mwitegure. Nicyo yababwiraga, inzira ibaye ngufiya. Niba yari ndende igizwe ngufiya, ni mwitegure, kuko igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuza. Ubu butumwa rero buracyariho n'uyu munsi, ngo Imana nibahamagara mutazasubira inyuma kugira icyo mujya gufata.
ubwo rero icyo mufata ni iki ni kwa kundi umuntu aba atiteguye Yezu yaza ugasanga wowe uracyafite za gahunda nyinshi mbese nyinshi. Ni icyo ngicyo ubutumwa busobanura. Nimumbwire ukuntu nzababwira Vestina abonekerwa ariko ari kubwira Bikira Mariya. Ubwo hano hari amafoto ya Vestina mu gihe cyo kubonekerwa na Vestina mu gihe gisanzwe. Pardon. Arababwira atese ibitangaza n'ibyiki ko ibitangaza mu bitunze mukaba mutabyemera, ahubwo nimusabe kubona kuko mutabona, nimujye mubasobanurira boye kwibaza byinshi. Ibitangaza n'ibyiki ko nibyo mutunze mutabyemera. Nibyo koko turi mu bitangaza mwabavandimwe, buri munsi tubona ibitangaza, uko bwije nuko bukeye tubona ibitangaza, ariko kwemera n'ubundi hemera abashaka kwemera. Bigahura na cya kibazo umuvandimwe yabajije ati nukubera iki Roho Mutagatifu atajya kwemeza babandi. Mu by'ukuri nibyo bemejwe ntabyo ntibabyemera, ibitangaza abantu bafite ntibabyumva. None rero kubashyiraho n'ibindi byaba ari uko babyita gusirisharije umuntu, ni ukumushyiraho byinshi kandi nibyo afite atabashije kubirangiza. Ni kwa kundi nakubwiye muvandimwe, umuntu ntago wamwarurira ibiryo ngo wongereho ubona n'ibyo ari kurya atabimaze, bigaragara ko atari bunabimare ngo ujye kumushyiraho ibindi. Ibyo waba uri kumushyiraho byaba biza kuba impfabusa. Bityo rero urategereza akabanza akamara ibyo yaryaga ukaza kubona kumwongereraho. None rero Roho Mutagatifu aravuga ati se ibitangaza n'ibyiki ko ibyo mutunze mutabyemera? Ubu se birakwiriye ko ajya kutwemeza Bikira Mariya ko na Yezu dufite tutamwemera uko bikwiye? Bwa bumwe amagambo Yezu yatubwiye, ubumwe yatwigishije, ese bwo turabufite kugira ngo tujye kumenya noneho ubumwe muri rozari? Ni ikibazo rero gikomereye abantu, n'ibitangaza dufite ntabwo tubibona. Noneho aravuga ngo ntimujye mubasobanurira boye kwibaza byinshi. Ubwo Vestina yabwiraga Bikira Mariya, nzababwira nti ese muribaza ibiki? Nta magambo ni makeya. Ni kuki mwicara muvuga ngo Yezu aba mu ijuru, ngo ninde uzazamuka kumumanurayo, cyangwa ngo ninde uzajya kuzimu yapfuye ngo azamuzure mu bapfuye? Noneho ubwo utangiye kuvugira mu migani nk'umwana wawe rero, ubwo rero ni ukuvuga ngo Bikira Mariya ari kuganira na Salima, aramubwira ati nzagenda mbibabwire, nzababwira nti. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya kumubwira ati uzabwire abantu, uzabwire bariya bapinga ko n'ikuzimu Yezu ajyayo akabakurayo, ko n'abapfuye abakoraho. Nibwo rero Vestina yavugaga ngo nzababwira nti ese muribaza ibiki? Ko abantu bahora bibaza ngo ariko se ubundi ngo buriya se ngo Yezu ngo azazuka, ngo buriya se ngo azatuzura, ngo buriya se azagikuza. Mbese ko amagambo yanditse muri Bibiliya ari menshi wakabaye usobanukirwa, ese birakwiriye kuba ukibaza gutyo? Ubwo nicyo Salima yavuganaga na Bikira Mariya. Nzababwira ni ijambo ry'ukuri niryo mutunze ubwanyu, ijambo ry'ukwemera ari ryo waje kwamamaza. Mu by'ukuri rero umuntu uzarimbuka ntago azavuga ko atabonye iri ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri turarifite ari ryo Bibiliya, ariko ntidushaka kuryumva. Nicyo yamubwiraga. Muri ibyo byose ko mutansobanurira icyo nazajya mbasobanurira, nzababwira nti yewe muntu ushaka kurokoka we, ntihemera umutima kugira ngo ugere ku butungane. Ni kandi niba ushaka kurokoka uzajye wamamarisha umunwa wawe ibyo wabwiwe. Bagenda buri munsi bansubiza nabi kereka umbwiye uko nazajya nsobanura bihagije, kandi ibimenyetso byose munyereka ndabona hari ibyo ntazajya nshobora. Ahangaha yituye hasi ubwa gatatu kuva atangiye kubonekerwa. Nabisobanura nte ubu ngubu? Ubwo se nzajya mbaza n'abanduta? Nzababwira nti
murabaza iki ko bababwira ntimwumve, babereka ntimubone, ko mukora ingendo za buri munsi, ibihugu mujyamo murabizi, mwabibonye he? Ibitangaza mushaka ni iby'iki? Ubwo abo ni babandi baba bashaka ibitangaza n'ibimenyetso, ariko cyane cyane ahangaha ngewe nkurikije uko nasoma nakumva ko ari abayobozi ba kiliziya, kuko ngewe Vestine ahantu twabanye koko ni aho ngaho nabaga kwa onkire wanjye, ni naho twabanaga, niho yabaga akora muri hôpital mu bitaro by'i Kabgayi. Ariko mu by'ukuri wabonaga ko afite ubutumwa aha abantu bihaye Imana, abasenyeri, abapadiri, ariko ngewe uko nabonye ko ubutumwa bwe butakiriwe, uko nabonaga ko ubutumwa bwe butumvikana. Aha rero ntavuga ati nzababwira ntimurabaza iki ko bababwira ntimwumve, babereka ntimubone, ko mukora ingendo za buri munsi, ibihugu mujyamo murabizi. Kuko burya abayobozi bakunda kugenda, abayobozi ba kiliziya, ubwo ngewe nibo ndi kuvuga, abayobozi ba kiliziya bakunda kugenda. N'uwo marume wanjye yaragendaga cyane, kandi Vestine yabaga aho ngaho kwa marume, bituma numva ntashidikanya yuko wenda n'icyo kibazo yaba wenda yarakimubajije, ngo ibihugu mujyamo murabizi, mwabibonye he? Ibitangaza mushaka ni iby'iki? Ko kugeza icyo gihe kibeho yari itaremezwa, kandi n'ubutumwa bwa Vestine ntago bwari bwaremejwe. Najyaga mbona ko bamuhaga igihe gitoya akajya gusobanurira abapadiri, narabibonaga, ariko si kenshi, ntabwo ari kenshi pe. Nzababwira nti ngaho nimusobanure icyo mwakuyeho mujya buri munsi, ariko se nintababwira aho ariho ubwo bazajya bamenya icyo nashatse kubabwira? Nimumbwire nzajye mbyerura. Ubwo ugiye kujya uvugira mu migani rero bizajya binkomerera kandi bimbabazi. Kuvugira mu migani rero ni kwa kundi Yezu yavugiraga mu migani hakumva bakeya. Ubwo rero Vestine aravugaga ati nanjye njya gutanga ubutumwa mvugira mu migani ntago bazajya banyumva, kandi nanjye bizajya bingora kubasobanurira. Nzababwira nti umubibyi yarasohotse anyanyagiza imbuto ze, asaba yuko urumeze ruzajya rushaka aho izindi zaguye, narwo rukazinyanyagiza hirya no hino. Igihe rero cyo guhembwa hazahirwa uzaba yaranyanyagije izo mbuto z'umubibyi. Haleluya! Umva twumvikane, uyu mugani utandukanye n'uw'umubibyi tuzi. Umubibyi yasohotse anyanyagiza imbuto ze, arabiba, asaba yuko urumeze ruzajya rushaka aho izindi zaguye, narwo rukazinyanyagiza. Ni ukuvuga ngo urumeze ni gute rero? Niko ariya ijambo ry'Imana uwaryumvise nawe azajya agerageza gusobanurira abandi, kandi yifatanyije n'abandi baryumvise. Ngewe niko ndi kubyumva, kandi niko biri koko. Ni ukuvuga ngo hari imbuto zinyanyagijwe n'umubibyi, ariko urumeze ruzajya rujya gushaka izindi kugira ngo zifatanye gusobanurira izindi. Ni ukuvuga ngo uwumvise ijambo ry'Imana ajye yihatira kuribwira abandi, ariko kandi yunga ubumwe n'abandi baryumvise kugira ngo babashe gukwiza ubutumwa bw'Imana hirya no hino. Igihe rero cyo guhembwa hazahirwa uzaba yaranyanyagije izo mbuto z'umubibyi. Urabyumva muvandimwe? Igihe cyo guhembwa hazahirwa umuntu uzaba yarabwiye abandi ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu uzaba yarakanguriye abandi byo gukiranuka. Hahirwa umuntu uzaba yarabwiye abandi uko bakwiriye kwitwara mu bwami bw'ijuru. Aho ngaho rero niba tuhumvise twese muvandimwe, urumva rero ko nawe ufite inshingano yo kugira abo ubwira, nanjye mfite inshingano yo kugira abo mbwira, ariko nge nawe dufite inshingano yo gufatanya tugashyira hamwe kugira ngo aho tubiba harusheho kuba hagari. Bikaba bihuye rero n'isengesho tumazemo iminsi dusabira ubumwe bw'abasenga. Kandi rero hahirwa uzaba yaranyanyagije izo mbuto z'umubibyi. Ubu rero nanjye ndi kunyanyagiza imbuto z'umubibyi, ntabwo ubu rero hari ukuntu wenda izi mbuto z'umubibyi zanyuze kuri Vestine zaramizwe,
noneho twebwe turi kuzigarura kugira ngo zigere hirya no hino. Turi gukora igikorwa cyiza rero. Ntabwo ijuru rizaduhana kuko ibi ngibi turi kuvuga Vestina Salima yabivuze ari kubonekerwa, kandi twebwe twemera yuko iki gitabo cy'amabonekerwa cyanditswe n'aba bantu bari aho ngaho ikibeho bakurikiranaga amabonekerwa buri munsi. Si ubu butumwa bwonyine, hari n'ibindi bitabo byinshi. Uyu ni umwanditsi umwe, hari n'abandi banditsi bagiye bafata ubundi butumwa, hari n'abandi banditsi banariho, hari n'abari bari muri komisiyo d'enquête babayemo ndetse banakomeje n'uyu munsi bakiriho. Muri za komisiyo nyinshi harimo abakiriho, harimo abapfuye, ariko abantu bose bagiye bajya muri ayo makomisiyo baravuze bati ibya Kibeho ni ibitangaza. Hari abantu benshi cyane, ngewe umuntu witwa Muremyangango sinabashije kuvugana nawe, ariko ababashije kuvugana nawe bavuga yuko yari dogiteri, ari nawe wari ushinzwe komisiyo d'enquête hari. Ntabwo nabashije kumwegera mbere yuko apfa, ariko ababashije kumwegera bavuga yuko yajyaga avuga yuko Kibeho ibitse ubukungu bwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubu butumwa bwa Kibeho ni bukeya bwabashije, mbese uyu mwanditsi yandika Kibeho yari ikiriho. Ni ukuvuga ngo ntiyarangizanye na Kibeho. None ni ukuvuga ngo wenda tuvuge ko ari incamake, wenda hari n'ibindi yagiye yongeramo wenda nyuma ya Kibeho, ariko hari byinshi cyane bitavuzwe. Kuko iyo ukurikije ukuntu Bikira Mariya na Yezu babonekeraga Kibeho, babonekaga rimwe mu minsi ngahe, rimwe se mu byumweru, mbese babonekaga kenshi. Ntabwo ari kwa kundi wenda batangaga randevu ya rimwe mu kwezi, oya, babonekaga kenshi kandi bakabonekera abana benshi kandi bakaganira umwanya munini. Ari naho Agnes Kamagaju yabwiye Yezu ati se urigendeye tutamaranye umwanya munini? Iyi ni ukuvuga ngo n'uwo mwanya munini wajya gubaho. Ikibeho rero hafite umwihariko mu buryo bw'amabonekerwa yo ku isi yose. Habonekewe Bikira Mariya na Yezu, babonekeye igihe kinini, babonekera abana benshi kandi babaha ubutumwa bwinshi bitandukanye, wenda n'ibya Fatima, bitandukanye n'ibya Lourdes, bitandukanye n'ibya hehe. Mbese muri make Kibeho ifite umwihariko, kandi uwo mwihariko wa Kibeho ukaba ugenda ukagana no mu bahanuzi bw'igihugu cy'u Rwanda, ko iki ari igihugu Imana yo mu ijuru izahagararamo igatanga amabwiriza ku isi yose. Biragoye kubyumva wenda ukurikije agahugu kabaye mu bihe bya jenoside. Mbese iyo utekereje amateka y'u Rwanda uravuga uti ntabwo byoroshye, ariko nta nikigoye. Ni ukuri ubwo buhanuzi ntabwo ari njyenyine bwaciye ku babonekerwa benshi cyane, bose bavuga ku butorwe bw'u Rwanda. Ubutorwe bw'u Rwanda ni ubuhanuzi bukomeye cyane. Ntabwo wenda uyu munsi nabujyamo, ariko ibyo Yezu ngewe yanyibwiriye, atari ibyo abandi babwiwe, ngewe ibyo yanyibwiriye birahambaye ku butorwe bw'u Rwanda. Iki ni igihugu cyatuwe Kristo umwami, kandi iyo umuntu bamutuye ikintu, iyo umuntu aje kugusura akaza yikoreye muvandimwe, icyo agutuye kiba ari icyawe. Iki ni igihugu cya Kristo umwami rero. Ubu rero iki gihugu kiri mu biganza bya Kristo, n'isi yose niye, ariko u Rwanda ku buryo bw'umwihariko, kuko umwami Rudahigwa yavuze ati u Rwanda rwari urwanjye n'ingoma zarwo, ariko ndabiguhaye wowe Kristo umwami. N'ubuhanuzi bukomeye rero ku Rwanda, ntibigire uwo bitera ishyari, kuko nanjye nuko Yezu yabimbwiye. Ntabwo ari ubufana, nta nubwo ari uko ndi umunyarwanda nabivuga gutya, kuko n'abanyamahanga barabyeretswe kandi barabivuze. Ngewe rero yabinyeretse, ngewe rero buriya njya nangira Yezu ubuhamya, nkavuga nti nta kintu ajya mbwira nabanje kumva nabandi. Nk'ubu ndakubwira ukuri, ngewe ibitangaza njya mbona ni ibitangaza nibonera gusa ngewe ku giti cyanjye, nta handi nabibonye. Yezu ambonekera, ntabwo mbese uko Roho Mutagatifu yamanukiyeho, ntabwo nari narigeze mbibona ahandi. Sinari narigeze njya mu yandi makoraniro ngo uko yanyigishije kwigisha, ntabwo nari narabyumvanye abandi. Njya kumva n'abandi maze kwigisha, nakumva no kuri radio mwumva umupasiteri arigisha nko kwa kundi nawe ze ndi kuvuga, ntarigeze mbimwumvana. Ntabwo rero Yezu azajya duha iteka. Ngewe yarambwiye ati nzaguha ibyawe
wowe ntuzagire ujya gukopera. Nukuri niyo mpamvu nongeye kubisubiramo nkababwira ni muvandimwe si ngombwa kumbwira ubuhanuzi bw'abandi. Ibyo Yesu ama yarambwira ati ntago bizajya bica ku byo runaka namubwiye cyangwa ku byo runaka namubwiye, ntago uzajya uhanura ibyo uhereye ku byo runaka yabwiwe, nzajya nkwihera ibyawe. Nukuri pe ubu butumwa bwa Salima nibwo nyibusoma twabaye inshuti pe, twaraganiriye ariko kubera uko kuntu wa mugani y'umuntu umubonekerwa utaranasobanukirwa ibyo kubonekerwa ubu mufata nk'umuntu usanzwe. Yari umushuti wanjye akangirira neza yego, ariko sinari narigeze ngerageza no kwinjira mu butumwa bwe. Reka da, ndetse nanaganira n'abapadiri babaga aho ngaho twabaga nkumva benshi bavuga ngo arabeshya ngo ntago yabonekewe. Ngewe nakumva abapadiri babivuga ko njye abapadiri numvaga aribo abantu bakomeye, nkavuga niba Salima arabeshya, ariko ngewe akaba inshuti yanjye akanankunda cyane. Ariko sinjye bese tukagira ubwa bucuti bwo ngewe numvaga tuganira ibisanzwe, ntabwo namubazaga iby'ubutumwa cyane. Cyakora iyo nkoni yarayinyeretse, iyo varize yabikwagamo ubutumwa yarayinyeretse, n'amakayi yandikagamo ubutumwa amwe namwe nge yarayanyeretse rwose. Najyaga njya kumusura muri shambure tukicarana tukareba, akanyereka aho iyo varize yabaga n'ubu ndahareba nkamukanda. Ubwo se nyifashe nkabifungura, we ntabwo wabasha kubifungura. Ni none se menye password yawe nkahita nyifungura ko nari umwana rero akajya nkundira ko ndi umwana. Mbese muri make twageranye ibihe byiza, ariko sinigeze nsoma ubutumwa bwe. Ubu ngubu imbere y'Imana ishobora byose ubu nibwo bwa mbere nsomye ubutumwa bwa Vestina Salima. Bikubwira iki rero? Ntabwo nubwo butumwa buri guhura n'amagambo tumazemo iminsi no muri za audio twagiye tuvugaho, ntabwo nagize ngo sinakoze reference ku butumwa bwa Vestina ngo mbashe kwigisha. Hari ikindi kintu rero Nyagasani ajya nkoresha mu buryo ngiye navuga ngo bw'igitangaza, kandi ndamushima pe. Mu minsi ishize yarambwiye ati rero igihe kirageze kugira ngo utangire gutanga inyigisho mu Gifaransa no mu Cyongereza. Nahubwo ariko Nyagasani Igifaransa cyanjye ko ari gikeya, Icyongereza cyanjye ko ari gike, nzashobora kuvuga nerega Nyagasani Yezu ntari kuguzi ko nk'ibingibi mba ndi kuvuga biba bigiye ku isi yose. Arambwira ati ku isi yose se sinjye uhagenga. Ati se bigutwaye iki? Nurumva urumva se ubwo ngubwo nari kuguzi ko grammaire ibi ari ikintu gikomeye, ni nayica rwose nuko bigapfa. Ati ibyo ntacyo bivuze, baziyaranja bumva icyo ushaka kuvuga. Noneho rero ndatangira navuga nkumva wapi nkavuga ko se Nyagasani none se ko waduhaye roho kuvuga mu ndimi, nibumva ndi gukora amakosa mu ndimi bazavuga ngo uyu muntu ni roho mutagatifu uri kumubwira, cyangwa bazumva ko ari experience yanjye nkeya. Nuko arambwira ngo ngewe icyo nshaka ngo wowe ntabwo ari cyo wowe uri kubona, icyo nshaka nuko butsa ndabivuga ngo ikira gusobanya ubwenge bw'abibwira ko bazi. Sinzi ko ndi bivuge mu ijambo wenda rikwiriye, urabona ko akundi confused, donc someone who is confused, mbese abashaka kugira ngo atere confusion, atere icyo kintu cy'urujijo mu bibwira ko basobanukiwe. Avugira mu migani hakumva abagomba kumva ariko abandi ntibumve. Arambwira ngo no mu ndimi rero niko bimeze. Ngwese ubundi ngo iyo grammar uvuga cyangwa grammaire, iyo grammaire uvuga abo bayizi bo bayikuye he? Singe wayibigishije? Biwerere rero ndashaka kugutangiza hasi ukagenda uzamuka, bakumva uko uzagenda uzamuka ku buryo bazavuga bati nibyo koko uyu muntu yari kumwe na Yezu, ko yatangiriye hasi tubona ko atashoboye ariko yageze hejuru yashoboye. Nuko dutangira gutyo rero. Ubwo niwumva izo nyigisho ukazumvamwe amakosa ntuzaseke, yaranahambwiye ngo uzaseka niwe bizaba bireba. Nuko ubwo mbese muri make ntuzaseke. Cyakora hari igihe ngenda mbaraga kwigisha nk'iyo ngiyo havuga ni Nyagasani ninde cyihambahambiriye ntigikubise hari Yezu rangaseke nanjye yaseka nkavuga neza ninde cyihambiriye ninde kipacapace. Ariko maze gukora audio za mbere narishimye, ntabwo ushaka kubyumva, narishimye nabaye nka wa mwana wakambakambaga uteye agatambwe ka mbere. Narishimye, numvise nezerewe cyane, ndavuga ndishimwe Yesu niyo nuzi ko mbishoboye. Nizo naho izindi zagiye zikurikiraho nagendaga numva ndi muri improvement kugeza uzumva ko
biryoshye cyane. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, Yezu Kristo yarambwiye ati sinshaka ko ukopera abandi. Oya, wijya gukopera, wijya kumva ibyo abandi bavuze kugira ngo uvuge ibyawe, wowe nzajya nkwigisha ibyo utarunazi. Ngiye bijya binangaza rero iyo Nyagasani amaze kumpa ubutumwa, najya kumva nkumva n'abantu bari kuvuga ngo ubu butumwa buhuye n'ubwa runaka wahanaha, mbese birantangaza ngewe, birantangaza. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ndabona iyude ya kabiri ibaye ndende, pardon. Ubwo rero urihangana, tube duhagarikiye ahangaha, tukomeze tugende n'ubutumwa bwa Vestine na Salima, hanyuma niburangira tuzafata n'ubundi, kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.